Kwiga iri kutubwira ngo kwitegura guhangana n'uburakari bw'Uwiteka. Iyo nsanganyamatsiko tugiye kwiga iratubwira ngo kwitegura guhangana n'uburakari bw'Uwiteka. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana tubona yuko mu miterere y'Imana muko iremwe mu bigize nuko ari urukundo. Mu byo dusoma nuko Imana ari umugwaneza, mu byo dusoma nuko iby'Imana ihora ishishikariye ari ukugira ngo mwene muntu agubwe neza. Ibyo tubisoma mu gitabo cyo Kuva, igice cyaho ni icya 34, niho turi buze gusoma aya magambo. Reka tuyasome kuko iyi nsanganyamatsiko itubwiye ngo kwitegura guhangana n'uburakari bw'Uwiteka. Kuki Imana tugiye kwitegura guhangana n'uburakari bwayo kandi tuyizi nk'inyarukundo, kandi tuyizi nk'igira neza? Ese koko n'Imana ihirakara? Ngaho reka turebe koko niba Imana ihirakara. Muri kino gitabo cyitwa Kuva, igice cyaho cya 34, Mose yasabye kuko yabona Imana, nuko Imana ntiyamwiyereka bitewe nuko kureba ubwiza bwayo byagombaga kugira icyo bimutwara, ahubwo mwumva icyo Imana yakoze. Mu gice cyaho cya 34 umurongo wa 5 niho duhereye. Aranditse ngo Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Yivuga mu izina ko ari Uwiteka. 6, Uwiteka anyura imbere ye aravuga ati, Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi. Uwiteka Imana y'ibambe n'iki? N'imbabazi, itinda kurakara. Itinda kugenza ute? Ni ukuvuga ngo nubwo Imana ifite ineza ikagira n'imbabazi, ifite uburakari ariko butihuta. Ariko ubwo nubwo butihuta bugenze gute? Burahari. Itinda kurakara. Itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Uyu murongo niwo nari nshaka. Imana igira imbabazi, Imana ni inyebambe, ariko muri ibyo byose ikaba ifite no kugira neza. Nubwo muri ibyo byose ibifite, ariko ifitemo n'uburakari, usibye ko uburakari bwayo butihuta. Kubw'iyo mpamvu rero Imana nayo irabugira. Muri kino gihe cyo turimo, muri iki gihe turimo, icyo turimo, aho Yesu ari guhongerera buri muntu wese, yicaye ahera cyane ari guhongerera buri muntu wese muri aka gahe k'imbabazi. Uburakari bw'Uwiteka buriho, usibye ko ngo bujya buvanga n'imbabazi. Ngaho dusome mu gitabo cyitwa Habakuki mwumve. Uburakari bw'Uwiteka bugaragara nk'ubuhari, ariko ngo muri iki gihe cy'imbabazi buba buvanze n'imbabazi no kugira neza, ariko bukaba bunariho. Ngaho turasoma mu gitabo cyitwa Habakuki, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira ahangaha. Mu gitabo cyitwa Habakuki, reka tuhasome aya magambo akurikira. Uzirikana iyo nsanganyamatsiko turi kwigana, ni ukwitegura guhangana n'uburakari bw'Uwiteka. Hari aya magambo dusoma muri kino gitabo cya Habakuki, haratubwira aya magambo. Tuyagereho. Aratubwira aya magambo mu gice cya 3 ku murongo wa 2. Reka mbere ku wa mbere haranditse ngo gusenga k'umuhanuzi Habakuki kwaririmbishwaga n'ijwi rya Shigiyonoti. 2, Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba.
Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka, hagati muri iyi myaka ujye uwumenyesha mu burakari bwawe, wibuke no kubabarira. Mu burakari bwawe wibuke no kugenda ute no kubabarira. Mu burakari bw'Imana ifite kurakara ariko kutihuta, kandi mu burakari bwayo muri kino gihe bwo buba buvanzemo n'imbabazi cyangwa se no kubabarira. Kubw'iyo mpamvu rero Imana mu bugiraneza bwayo, uburakari bwayo kuko buriho, yagennye umunsi uburakari bwayo buzisuka ku bantu, ariko noneho buzaba butavanzemo n'imbabazi. Kuri uyu munsi wa none uburakari bw'Imana buvanzemo iki? N'imbabazi. Ariko mu migambi y'Imana yapanze umunsi utazwi n'umuntu uwo ari we wese uri hano ku isi, aho uburakari bwayo buzisuka ku batuye isi buzaba butavanzemo imbabazi na nkeya. Turasoma muri kino gitabo cyitwa twumve neza, mu gatabo mfite hano kitwa muri kano gatabo mfite kitwa Abami n'Abahanuzi, handitse aya magambo, maze mwumve ko uwo munsi Imana yawugennye, uwo munsi Imana yarawugennye, uriho kandi uzabaho. Ngaho 288 muri kano gatabo, mu cyigisho cya 22 kiri kutubwira ngo ini niwe umudugudu ukomeye. Haranditse ngo le Seigneur accorde aux hommes un temps de grâce, mais lorsqu'il dépasse une certaine limite, sa patience est à son terme, et ses châtiments ne faut pas attendre. Baravuze ngo ne se font pas attendre. Baravuze ngo Imana igihereza abantu agahe k'imbabazi, ariko iyo barengeje umupaka, kwihangana kwayo kujya kugera ku iherezo. Murabyumvise neza? Imana ikigenera abantu agahe k'imbabazi, ariko iyo abantu barengeje umupaka wo kwihangana kwayo, baravuze ngo kwihangana kwayo kujya kugera ku iherezo, maze ibihano byayo bikisuka kuri mwene muntu. Niko byagenze mu gihe mu gihe cya Nowa. Imana ngo yitegereje imibereho yabo, ngo ibona yuko bakamije ubugome. Mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 3 Imana yavuze aya magambo, ngaho mwumve, kuko icyo tureba nuko dukwiriye kwitegura guhangana n'uburakari bw'Uwiteka. Ngaho muri kino gitabo cy'Itangiriro handitsemo aya magambo, mu gice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 3 haranditse ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri kumva neza yuko by'ubwayo Imana ngo yitegereje abantu yuko bari bakabije ubugome, bakabije kwangirika, nuko ihitamo kugabanya iminsi yabo. Rero igihe icyo ari cyo cyose, ngo dusomye amagambo ari kutubwira ngo Imana ikigenera abantu agahe k'imbabazi, ariko iyo abantu barengeje urugabano rwo yabagereyeho, ngo kwihangana kw'Imana nako kujya kugera ku iherezo. Maze kwihangana kw'Imana kwagera ku iherezo, ngo maze ibihano by'Imana bikaba bitagitegerejwe, ahubwo bikabisukaho. Baravuze ngo il supporte longtemps la méchanceté des hommes et des villes. Imana ije yihanganira ubugome bw'abantu ndetse n'ubw'imigi, mais il vient un temps où sa clémence ne s'exclut pas. Baravuze ngo ne s'exerce plus. Baravuze ngo Imana
ije yihanganira ubugome bw'abantu igihe kirekire ndetse n'ubugome bw'imigi igihe kirekire, ariko bijya bigera igihe aho ubugiraneza bwayo buba butekiri kuri iyo migi cyangwa kuri abo bantu. Mbese muri kubyumva? Noneho kubw'iyo mpamvu Imana yagennye umunsi izasukaho uburakari abari mu isi yose. Ngaho ndakomeza aya magambo nihuta. Oya, reka mpagararire ahangaha ndagaruka nyuma muri kano gatabo. Ubw'iyo mpamvu rero Imana ifite kurakare kutihuta kuvanzemo n'imbabazi, ariko yagennye ko hari igihe kizabaho. Yarakigennye kuko ngo mu mibereho y'Imana, mu bugiraneza bwayo, mu rukundo igira, ni uko ikigenera umuntu igihe cy'imbabazi. Ariko abantu iyo barengeje ingabano z'aho bakwiriye kugarukira, ngo bijya bigeraho noneho Imana ikagena igihe kwihangana kwayo kukarangira, maze ibihano bikisuka ku bantu. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Yesaya hatwerekamo aya magambo yuko uwo munsi Imana yawugennye wo kuzahaniraho abatuye mu isi. Ntabwo uwo munsi urabaho, ariko nanone uwo munsi turawutegereje kandi uzabaho, kuko nta jambo ry'Imana rijya rivugwa ngo rihere. Muri kino gitabo cyitwa Yesaya ku murongo igice cya 20, kuri uyu murongo ndi bubabwire handitsemo aya magambo. Mu gice cyaho cya ndebe niba ari icya 26 nibyo, igice cyaho cya 26 aranditse ku murongo wa 21 hati: kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe. Kuko Uwiteka aje aturuka hehe? Aje mu buturo bwe, aho naho Yesu yicaye ari guhongerera abanyabyaha. Kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Azanywe no mu isi no guhanira ab'isi gukiranirwa kwabo. Iyi si izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Ngaho bana b'Imana mwumve. Kubw'iyo mpamvu rero Imana yagennye yuko hazabaho umunsi izaza, ariko igiye guhanira abatuye mu isi gukiranirwa kwabo. Uwo munsi wavuzwe mu buhanuzi butandukanye bw'abahanuzi bagiye babigaragaza. Nko mu gitabo cya Daniyeli murahasanga Yesu ubwo azaba aje, nk'uko bavuze ngo azaza, Uwiteka azaza aje guhanira abatuye isi abahoye gukiranirwa kwabo. Muri kino gitabo cyitwa Daniyeli bavuze ibijyaniranye n'ibizabanziriza ukuza guhana, maze ngo hazaba hari igihe giteye ubwoba gikomeye. Icyo gihe aricyo turi kwigana kugira ngo buri muntu wese abe yakitegura. Muri kino gitabo ndasoma aya magambo mu gice cyaho ni icya 12 Daniyeli. Ndagerageza kwihuta kuko ari wo mugambi. Muri kino gitabo cya Daniyeli igice cyaho ni icya 12, ndahasoma aya magambo akurikira. Yego, igice cyaho ni icya 12 ku murongo waho. Umurongo waho ni uwa mbere, aranditse aya magambo: maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye uyuhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Uyu Mikayeli uvuzwe ahangaha ninde? Ni Yesu. Ngo nuko muri icyo gihe, mbere yuko Yesu agaruka, baravuze ngo muri icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye uyuhagarikira abantu bawe azahaguruka. Ariko baravuze ngo hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kugenda gute?
kubaho. Twakwibaza ngo mbese iki gihe cy'uyu mubabaro utarigeze ubaho ni ikihe? Iki gihe cy'uyu mubabaro utarigeze ubaho ni igihe n'ubundi cyavuzwe, kuko aricyo tugiye kwitaho cyane. Ni igihe cyavuzwe nanone n'umuhanuzi Yohana mu iyerekwa mu gice cyaho cya 14 ku murongo waho wa 9, naho havuzwemo ibijyaniranye n'iby'uyu mubabaro. Ngaho mwumve ibijyaniranye n'iby'uyu mubabaro uwo ari wo. Ni uyu nguyu wanditse muri kino gitabo cyitwa Ibyahishuwe, igice cyaho ni icya 14. Ibyahishuwe igice cyaho ni icya 14 ku murongo waho. Ibyahishuwe igice cyaho ni icya 14 ku murongo waho wa 9. Ndasoma aya magambo ibijyaniranye n'iby'uyu mubabaro. Ngaho mwumve. Haranditse ngo marayika wundi wa gatatu. Aha naho bari kuvuga ku butumwa bw'abamarayika batatu, ariko njya ndasoma kuri uyu marayika wa gatatu. Baravuze ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacima k'umujinya wayo. Murabyumvise neza? Hari abantu bariho hano baravuze ngo umuntu yanaramya ya nyamaswa. Iyi nyamaswa iyo bavuze ngo baba bari kubwira abantu ibyigezwe bivugwaho, baba bari kubarangira ngo bibuke. Iyi nyamaswa iri kurangirwa abantu ni inyamaswa yanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 13 ku murongo waho wa 8. Ariho bari kuvuga inyamaswa yavuye mu nyanja. Iyo nyamaswa ngo yakomeretse uruguma rwica, ariko ruza gukira. Iyo nyamaswa baravuze ngo umuntu nayiramya agashyirwaho ikimenyetso cyayo, yaba mu kiganza cyangwa se mu ruhanga, baravuze ngo bene uwo nguwo ngo niwe uzanywa ku nzoga y'Imana, ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguwe idafunguyemo amazi. Kuko uyu munsi wa none nk'uko twabisomye, uburakari bw'Imana buracyavanze n'imbabazi. Ariko ubwo abantu bazamaze kurenga urugabano urwo yabageneye, maze abantu bakazaba bamaze kwifatanya n'inyamaswa mu gucumura amategeko y'Imana bakayasiribanga, baravuze ngo icyo gihe kizaba kigeze ubwo uburakari bw'Imana buzaba bugiye kwisuka ku bantu, ariko butavanzemo amazi. Nta kubabarira kuzaba kurimo. Ubwo rero niyo mpamvu bavuze muri kiriya gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 12 ku murongo wa 1, baravuze ngo icyo gihe aho uburakari bw'Imana buzaba bugiye kwisuka ku bantu, ariko bitavanzemo amazi, baravuze ngo azaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Muri kino gitabo ntabwo turi kubivuga tubivugishije akanwa, ahubwo muri kino gitabo baravuze ngo impamvu babyise ngo ni umubabaro utarigeze kubaho, indi mibabaro yose yabayeho, ariko ngo uburakari buheruka buzisuka ku bisi buzaba butavanzemo amazi, ngo ni bizabaho dutegereje mu minsi y'imbere bitigeze bibaho kuva isi yabo. Ngaho reka tubisome muri kano gatabo kitwa, nagerageza kukita nk'ubusobanuro bwa Bibiliya, kandi handitsemo aya magambo kuri paji 128. Kuba gifite cyitwa Bible reading, cyangwa se gusoma Bibiliya, cyangwa se gusobanukirwa Bibiliya, tubyise gutyo. Baranditse ngo ubwo burakari bw'Uwiteka buzisuka ku bantu. Bavuze iri somo riri mu gitabo cy'Ibyahishuwe twamaze gusoma ku murongo wa 1. Baravuze ngo muri icyo gihe azaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kugenda gute kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Baravuze ngo the 7 last plague will be the most terrible scourge ever visited upon man.
baravuze ngo ibyago birindwi. Ibyago biki? Ibyago birindwi niwo mubabaro uteye ubwoba utarigeze ugera kuri mwene muntu. Niwo mubabaro uteye ubwoba utarigeze ugera kuri ibindi bintu byose. Umuntu asa naho yabibonye, akarengane kabayeho abana b'Imana bicwa, ariko nta muntu ku isi wigeze asogongera ku byago birindwi dutegereje imbere. Noneho baravuze ngo ibyago birindwi niwo mubabaro uteye ubwoba utarigeze ugera ku muntu. So in the time of trouble, the weak reka mbe mpagarariye ahangaha by'ubwabyo kugira ngo dusobanukirwe n'uyu mubabaro uvuzwe muri kiriya gitabo cya Daniyeli 12 ku murongo wa mbere, kuko nuko ibyago birindwi ngo ari byo bizisuka ku bantu batuye kuri iyi si, kandi impamvu bavuze ngo uzaba ari umubabaro utarigeze kugenda gute kubaho, nuko nta n'umwe wigeze ukandagira muri ibyo bihe biri imbere. Kubw'iyo mpamvu rero ijambo ry'Imana muri kino gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka hatwereka neza yuko uwo mubabaro noneho niwo tugiye kwinjiramo maze tuwusobanukirwe neza. Ariko muri kino gitabo mwumve, mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, turi kwihuta tunasiganwa n'igihe kuri paji ya 241 241 handitsemo aya magambo akomeye. Haranditse ngo ibyaduka bikomeye bikiri imbere yacu bigiye gusohora. Ibyaduka bikomeye bikiri imbere bigiye kugenda gute? Bigiye gusohora. Impanda zigiye kuvuzwa ziyungikanya, inzabya z'umujinya w'Imana zigiye gusukwa zikurikiranye ku baturage b'isi. Ndasubiramo aya magambo. Baravuze ngo ibyaduka bikomeye bikiri imbere yacu bigiye gusohora, impanda zigiye kuvuzwa ziyungikanya, inzabya z'umujinya w'Imana zigiye gusukwa zikurikiranye ku baturage b'isi. Hepfo, vubaha cyane isi igiye kurekwa na marayika w'imbabazi. Vubaha isi igiye kurekwa na marayika w'imbabazi. Hepfo w'imbabazi, maze ibyago birindwi by'imperuka biyisukeho, bidatinze inkuba z'umujinya w'Imana zigiye gukubita, kandi ubwo izatangira guhana bica amategeko ntihazabaho akaruhuko kugeza ku iherezo. Ntihazabaho akaruhuko kugeza ku iherezo. Ngaho hepfo kuri 441 baravuze aya magambo. Ubuhanuzi bw'Umukiza burebana n'ibyago byasutswe kuri Yerusalemu buzongera busohozwe. Ubuhanuzi bw'Umukiza burebana n'ibyago byasutswe kuri Yerusalemu buzongera busohozwe. Iryo rimbuka riteye ubwoba rikaba ryari igicucu gito kibizabaho. Mu maherezo y'uwo murwa wari waratoranijwe, dushobora kwitegerezamo kurimbuka kw'isi yanze imbabazi z'Imana kandi igasiribanga amategeko yayo. Rero bana b'Imana, Imana yagennye uwo munsi aho ubugome bw'abantu buri kugenda bwiyongikanya, ngo maze umujinya w'Imana ukagenda urushaho kwiyungikanya, ngo igihe kizaba kigeze maze ubwo bizatuma Imana noneho kwihangana kwayo kugera ku iherezo, maze ngo isure umuntu, maze ngo ikizabimuzaniye nuko umuzanira ibihano by'uko azaba yarisha amategeko y'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero ibi byago birindwi muzabikurikirana muri kino gitabo cy'ibyahishuwe, maze nshaka kubisoma uko bizakurikirana. Ibi byago birindwi nk'uko mwabyumvise ni ibizagera ku nkozi z'ibibi n'abazaba barumvisha ijambo ry'Imana, ariko bose
ntibahindurwe naryo. Abo bose ibyo byago 7 bizabisukaho, maze reka tubisome mu byumve muri kino gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Muri kino gice cya 16 hatwereka neza yuko ubwo buhanuzi buri kudusohoreraho, kuko muri kano gatabo k'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri ya paji ya 441 niho bavuze ngo ubu ngubu imbabazi z'Imana ziri kugenda zikurwa ku isi buhoro buhoro. Ngaho haranditse aya magambo mu gice cyaho cya 16 haranditse ngo Ibyahishuwe, numva ijwi rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ngaho reka twumve muri kiriya gitabo cyitwa Ibyahishuwe mu gice cya 13 ku murongo waho nko ku murongo wa 8 niho ari kutugaragariza yuko ngo abantu bose bari mu isi iyi nyamaswa bazayiramya, usibye abantu amazina yabo azarayanditse mu bitabo bya by'ubugingo, mu gitabo cy'ubugingo aho ngaho niho batazayiramya. Ngo noneho uyu marayika wa mbere asutse urwabya rwe rwa mbere rurimo umujinya w'Imana, ngo abazaba bararamije ya nyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo, ngo bazafatwa n'ibisebe bikomeye kandi bibi. Ngaho abantu bajya barwara udusebe tworoheje, bakagerageza kujya kwa muganga. Hari abo bijya bikira vuba, hari nabo bijya bitinda bitewe n'ubwaguke byagezemo, bitewe wenda se n'ama-infection yabyinjiyemo, ibyo bisebe bigatinda gukira. Mbese umuntu urwaye igisebe ajya anezerwa? Amererwa nabi, agira uburibwe, yewe no kwambara hari igihe bimunanira. Yaba ari ufite igikomere ku kaguru, kwambara inkweto bishobora kumunanira. Ari ugifite wenda no ku yindi gice cy'umubiri, ashobora kwambara imyenda kumva nayo iri kumubabaza. Ngaho iby'Imana ivuze ngo abantu bazagerwaho n'ibisebe bikomeye kandi bibi. Muri kumva yuko ni uburakari bw'Imana buzaba bwisutse ku bantu. Ngaho uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ngaho marayika wa kabiri uzaba afite rwa rwabya, ka gacuma k'Imana kazaba kuzuye uburakari bwayo ariko butavanzemo amazi. Uyu we ngo nayasuka mu nyanja, baravuze ngo asuka urwabya rwe mu isi. Asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose mu nyanja gifite ubugingo kirapfa.